kuvuga ngo n'uyu munsi ziracahari. Niba ugwaye uyu munsi wa none umenye kuko hari imbaraga zikiza. Bwana sifiwe. Hoya niba umaze iminsi myinshi ugwaye umenye kuko hari imbaraga zikiza. Izo mbaraga zikiza ziracahari. Ntiwihebe kandi tucika intege kuko Imana irahari. Kandi iyo Mana yaravuze ngo iti isi nibeho isi nibaho, ijuru niribeho ijuru ribaho. Kuvuga ngo izo ni imbaraga zikomeye cyane. Kandi leleka esome eta mes citations de visite contre de visite ma citation de carte. Bwana sifiwe. Kuvuga ngo Uratse kare kandi utaka. Nabwiye abantu umuntu utaka muri iyi minsi azaka kuri Pentecoste. Umuntu utaka muri iyi minsi azaka kuri Pentecoste. Ko Pentecoste ni umwuka, ni ibintu bene ibi ngibi bikomeye cyane. Eme tuzamura ibiganza Imana icubahiro. Haleluya. Bwana sifiwe. Ariko turaba eme. Umwanditsi yanditse neza. Arabanguje wibuka umuremye wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Iminsi mibi tarakugeraho. Kuko umugongo nugondama tuzabyina igisirimba ngo bishoboke. Ariko mu mwanya uri umusore ugomba gukoresha imbaraga zawe kandi warangiza ukazikoresha neza tuzikoreshe nabi. Yeme tuzamura ibiganza Imana icubahiro. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Afrika. None ga minota bampaye sinirenza kubera kuko sinzanisha programme kandi sinzandenza amasaha kandi okurenza amasaha no nzanagabanya kubera kuko sinakina ngo abakristo bandambire kandi nukena ngo abakristo bakurambire ntibazogutumira undi munsi warambiranye ukarondogora. Umunsi umwe Bishop Rumumba yicaje umuvuga butumwa hari aramubwira ati yewe twagwa iminota 30 ubwirije 40. Siyo programme icara. Hari icara twari mwivuga butumwa tukogwa n'isoni wa twakozwe n'isoni kandi kujya bagwaye iminota 10 bagwaye 15 Intuza kuvuga ngo nanone ga umwuka uzukoreshwa n'ubwenge utabikoresheje rero buge kwica amafraze. Ibindi bikoko bateguye biri inyuma biba bipfuye. Ega ayo ngayo iyo Bwana sifiwe. None ga reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Abafite ibitabo dusome Matayo 8:28. Matayo akiyari kwivuga neza kurushiye. Sawa uri umugabo kandi uyimuheze nyine umugabo nyine nawe ayifate. Naje nzibera mu mahema yawe ibihe bidashira. Naje nzibera mu mahema yawe ibihe bidashira. Reka dusome ku bafite Bibiliya. Barevera bari hano Matayo 8:28. Undi nawe aradufasha ba Efeso 3:20. Matayo kanga 8:28. Matayo 8:28. Yego. Yeah. Some muri Matayo 8:28. Oye, 8:28 nahageze kadusome. Haravuze ngo amaze gufata hakurya
mu gihugu cy'abamagadareni tima tikita ilisi limari ahura n'abantu babiri aho batewe n'abadayimoni bava mu mva bari abasazi bari abasazi cyane cyane bituma bari abasazi cyane bituma ari ndabatinyukaga kunyura muri iyo nzira. Amen. sawa Abaefeso 3:20 ahandi Abaefeso 3:20 Abaefeso 3:20 haravuze ngo nukibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose kuko imbaraga zayo zidukoreramo. Amen. Imana igweze umugisha. Amen. Reka dukomere ijambo ry'Imana amashi menshi. Imana ibagire neza. Ijambo rya mbere ndashima Imana kuko nongeye kandi guhagarara hano muri iri torero rya Kanani uzukuri abarevera bari hano n'ababyeyi bari hano bose no kuvuga ngo ni inshuti zanje kandi n'ababyeyi banje no kuvuga ngo Imana mu ijuru baheze umugisha. Bwana sifiwe sana. Kindi kigira kabiri ndashimira abapastori baje kugira ngo tubashe gufatikanya twese revera kuva muri vision makari zozo urebaga hano njega wavuga niwo muco ko turaje mu ijuru none ga nayo makuru ukuvuga ngo nawe ndakwiyegereje cyane. Imana muje kugirire neza kandi dufite veye hari haruguru ku misiyoni kuwa gatanu mu ijoro gutangira saa 4 kugeza saa 1 za mu gitondo na niyinga mu gitondo na nimugoroba tugume okay nayo makuru none muzukure. Imana muje kugirire neza. Nishimiye kubona muvandimwe Pastor Noah Ntagawa kandi nishimye cyane. Nararebye nyine mbona itorero ryafungutse ariko ntiyambwiye amakuru gusa nararibonye gucya ritambuka ndarikurikirana uko byagenze kose harangira ko nta makuru nabonye wambwiye ariko uzombwira amakuru kuko amakuru ni meza kuko no muri Bibiliya na amakuru. Bwana sifiwe sana. Ngo Imana muje kugirire neza. Ndashimira abavandimwe bari bagiye mu ivuga butumwa bari kumwe na Revera Alex hariya na Eric mwari ya ruguru naje narabakurikiranye cyane. Imana mu ijuru ibiteho kandi bagenderere. Bacuranze Imana ibagirire neza. Abantu bose baje gutarama Imana ibiteho kandi bagenderere. Kandi kindi ndashimira abakameramene baje kugira ngo dufatikanye twese muri ubu buryo kugira ngo bigere n'ahandi. Imana mu ijuru bagire neza. Vandimwe Brave hari hano umwuzukuru wanje kuriya no umwuzukuru disekuru akika ya Mungu. Brave n'umwuzukuru kandi umwuzukuru mukuruga apana umwuzukuru muto. None ga Imana igweze umugisha. Abavandimwe bari hariya nabo sinamenya amazina ariko iyo nza kumenya amazina kera imba navuze biba byarangiye ariko kandi nejo tuzayavuga. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. None ga mu minota bampaye kuko nabonye abavandimwe abapastori baje gutarama twese n'abayumva itibogenda nabo badakozeho kuko umukungano wacu twese hano mu isi no mu ijuru kuko niko babimeze. None ga mu minota 3 kugira ngo naje mvuge indi 4 cyangwa 5 nindangiza nicara nta bibazo birebire kuko turibukanya twese nta utazi ijambo ry'Imana umenye gusa kuko Yesuu yapfuye kandi akazuka nta bindi bibazo birebire kandi ukamwizera gusa kuko afite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi bukomeye nta bindi bibazo. None ga abavandimwe ni muze babeka babacurangiraho gatoya n'abayumbe bari hano kandi ndashimira umuririmbyi wacu hari uramwana umuririmbyi wo mu ikanisa muri Bethsaida mu kidendezi iri ya ruguru ni umuririmbyi mwiza azaririmba indirimbo zitonze kandi indirimbo zitonze izaburi nayo irabivuga ya Dawudi hari indirimbo zimwe z'amazamuka n'izindi nazo ariko Mana yaje yeme tuzamura ibiganza. Haleluya haleluya Bwana sifiwe sana we. Haleluya haleluya haleluya
asifiwe. Prophet. None ga yemwe jewe mvuye mu Cishemeri Aho. naje gutarama hano kandi nimara gutarama nzasubirayo nindangiza sekandi zamuke iriya ruguru muhira imbwagiriza. None ga mugume mwitegura igiterane cyo mu kwezi kwa gatandatu nta bindi bibazo birebire bihari kuko turaja mu ijuru. Ko yemwe haleluya haleluya bana sifiwe sana we bana sifiwe Tala. none ga amakuru nayo naringize nakoze senteze matosimasho Madina sina. nitra yo yemwe umuntu utasunezerwa muri iyi si iyi turi mu yingiyi uzonezererwa he Salon. ko turaja mu ijuru. Yesu nawe karagoma monde le gardement de la forme Meriva. éducation Shalom. Kamna. ariko nukuri bakushura ngo gatoya kuko bareveraga mangishara mureba abakristo zamuke muhagarara aho ngaho. Utazaja mu ijuru ni ku giti ciwe biramureba, kuko bideri yaravuze ngo abantu barumvishije, hasigaye wo guhana. Ntungane yari yasohotse, ndashimye kuko tutaramanye. Nasanze amaze gushimira abandi bose, niwe wari usigaye, wari usohotse, ariko uri umugabo, uri imfura, uri intwari, kandi
uzohagarikira mu giteraniro ya ruguru twarabivuganye azahagarikira kandi kandi uzohagarikira kuwa gatanu uzohagarikira hagati nayo makuru ariko yeme tuzamura ibiganza haleluya Bwana sifiwe sana tugiye kuganira ijambo rivuga imbaraga zikiza imbaraga zikiza hari imbaraga zidakiza akaba n'imbaraga zikiza imbaraga za Yesu n'imbaraga zikiza kandi hariho ba Yesu batatu hariho Yesu Yusto na Yesu Bari na Yesu Cristo imbaraga twizeye ahangaha twese twizeye imbaraga za Yesu Cristo wimba wizeye imbaraga za Bari umuriro uratse haleluya temesa 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 nimba wizeye imbaraga diki malobe diki abila mana yukuri we tugiye mu ijuru ntunga nuko kama twaza tiki nuko tuzogenda zavira maka tutera haleluya haleluya Bwana sifiwe sana yo isombaraga zikiza zakijije nyirabukuba Simoni niwe muntu wagwaye malariya ubuganga muri Bibiliya basa bavuga yagwaye malariya kimwe yibwagiriza kandi rahaba nigeze kwigwara imyaka igera ko 2 malariya makuru ya malariya iramfata ikazinjana gutya ikanjanuka ndayigwara kandi uzumenya nimba ari ukubera nari mvuye iriya muri le etosima maloba tawomenya ndangise Bwana sifiwe hello narangise isombaraga nizo zakije nyiro kwa Simoni yaragwaye ubuganga yaragwaye malariya imwe yo gushushigwa ntiyamwoye modiyakini ta modiyakini minata ta kinini preva ta paracetamol ariko imbaraga zikiza Yesu arababwira ati mwagize ikibazo nyabake ati nyira kwa Simoni yagwaye malariya yagwaye kabisa malariya yamufashe ati yamufashe none se turabigenza ta miti ta serum ngo bakubitemo leko esima none icyo tugomba gukora gusa ni kimwe nitumura leko sima so yeme tuzamura ibiganza haleluya zakijije nyirabukuba Simoni isombaraga zikiza Yesu ageze mu gihugu cy'Abagadareni ahura n'abantu babiri babasazi bari bafite abadayimoni akangisinga na citation de visite hakingi mikati station de baratewe n'abasimu n'abadayimoni barangise ntawatinyuka kunyura muri iyo nzira kuko iyo abanyura bagushanyuriraho amahuzu muri rukaka ariko umunsi umwe Yesu aramwango tahandi ngomba kunyura hariya mu gihugu cy'Abagadareni nkahanyura narangiza nkabasha kureba bari abantu kuko bababoheshaga imigozi ariko imbaraga bari bafite nabo bakafata ya migozi bakayidudura yose wigashika turafashwa koloma naje nzibera mu mahema yawe ibihe bidashira we Bwana sifiwe yeme tutere haleluya kandi na sente nayo ikomeze izamuke timamuke tutere haleluya imwe gusa haleluya Bwana sifiwe bashitse ngo barasakuza baramwe se
ujana kutwishyura upfuko gashinyaguro umunsi wacu utaragera baravuga ngo nanone ga numbu twirukana utwohereze muri ziriya ngurube ziri hariya nanone ga utubabarire ariko utwohereze muri ziriya ngurube tutwohereze ipembeni n'ahandi twohereze muri ziriya ngurube niturangiza tumenye ibindi biza gukurikira warangize Yesu aravuga ngo mukivi babitekereje kuri haleluya Bwana sifiwe warangize Yesu tabirebire Bwana sifiwe sana imbaraga sikiza Yesu gusa avuga ijambo gusa rimwe arangiza kuvuga ijambo rimwe abazimu bari muri wa muntu barangize bose ngo baratoweka binjira muri za ngurube arangiza za ngurube nazo tizareke yango atizahagaza zamazirukanka zirimanuka ugashuri ziriruka abazimu basaze haleluya Bwana sifiwe bamanuka no mu mazi zose zishike ngo zijyama mu mazi zipfira mu mazi abungeri baza kuvuga amakuru kuko bari babonye ibitangaza bikomeye nukuvuga ngo hari imbaraga zikiza kandi izo mbaraga zikiza zirahari kuko Yesu yabwiye abigishwa ababwira ngo bahaye ububasha bwose n'ubushobozi bwo kwirukana abazimu yeme dutere haleluya Bwana sifiwe bahaye ububasha bwose n'ubushobozi bwo kwirukana abazimu no gukiza indwara zagize gute isananiranye ariko arababwira ngo nubwo mbahaye ubwo bubasha n'ubwo bushobozi abantu bazabatuka abantu bazabagambanira abantu bazababeshera abantu bazabavuga ubyinshi mutaza munakora ariko rabo ngo bakorera ibyo bintu zose hari abantu mukazagarika imitima yanyu muzizere gusa Imana gusa yo mu ijuru ndizababuranira ise kandi gire gute ibagwanirira nukuvuga ngo dufite Imana izitabara abayo iyo dusenze Imana yo mu ijuru zigira gute izayumva nukuvuga ngo hari imbaraga zikiza imbaraga zakijije bari abantu bariya nukuvuga ngo n'uyu munsi ziracahari nimba ugwaye uyu munsi wa none umenye kuko hari imbaraga zikiza Bwana sifiwe hoya niba umaze iminsi myinshi ugwaye umenye kuko hari imbaraga zikiza izo mbaraga zikiza ziracahari ntiwihebe kandi tucika intege kuko Imana irahari kandi iyo Mana yaravuze ngo iti isi nibeho isi nibaho ijuru niribeho ijuru ribaho vuga ngo izo ni imbaraga zikomeye cyane kandi leleka esome eta mesita so de visite contre de visite ma station de cap Bwana sifiwe vuga ngo izo mbaraga tuziringire kandi tuzizere nimba ufite ikibazo uyu mugoroba w'uyu munsi wa none umenye kuko hari imbaraga zikiza izo mbaraga zikiza Bwana sifiwe sana izo mbaraga zirahari taho zirasha zirahari kandi zileko elokilika ongi sana kosa zirahari niyo mpamvu nawe ugomba kwizera izo mbaraga kuko imbaraga zirahari zikiza zikora ibitangaza izina ry'Imana naryo muri Uratse izo mbaraga zakishije umudamu wari umaze imyaka 12 yagwaye kandi amerewe nabi abaganga bari baramumaze ifaranga zarashize ariko ngo umunsi umwe waratekereza abonye Yesu atambutse n'abantu benshi abura uko abigenza aravuga ngo ngomba gukora ku mwenda wa Yesu nindangiza mbashe gukira kubera ko byari maze igihe kirekire nukuvuga ngo Yesu arakiza Yesu arabohora Yesu ni muzima muri byose Yesu ni mwiza Yesu yadukuye magana menshi y'abanyabyaha Yesu
yaratuzanye adushira aha. Yesu akubeshejeho. Yesu atuma udakora impanuka abandi barakoze impanuka. Yesu akurinda ku manywa akakurinda mu ijoro. Uwo ni Yesu. Yesu akurinda usinziriye ibisimba tibikuje mu kanwa. Uwo ni Yesu. Yesu arakurinda mu buryo bwari bwo bwose. Nukuvuga ngo uwo ni Yesu. Yesu Uwo Cristo. ni Yesu. Yesu Cristo. Mana y'ukuri we. Bwana sifiwe. None Bwana sifiwe. Ariko turafashwe. Reve. Asigaye munota umwe. Kuko sizitatuga muri yo bambaye. Kuko sizikwica utere haleluya imwe. Bwana sifiwe. Nukuvuga ngo izo mbaraga zibashe kwinjira mu bibazo abantu bafite bari hano. Abashe gutarama n'abandi bari kure bazadukurikirana nabo izo mbaraga. Nukuvuga ngo izo za haleluya zinjire nimba ari ingwara bagwaye nimba ari ibindi bibugarije bibona ko bikomeye kandi bisa naho gusa. Nukuvuga ngo Imana iba mu ijuru ibashe kugira gute ibashe gukora imirimo n'ibitangaza. None gatubwiye gutera haleluya sibiri gusa. Tubwire Imana ngo Mana lekos tuzamura ibiganza. Haleluya! None gana ayo makuru ntungane wa Yesu. Ntunga uri umugabo wa. Kirimo Yova tukuwire chokulira Mwila wa ariko Yesu azadufatira no mu gisagara twese tujana. Pamawa nuko kasi habari ya si metasi. Ibiruta cyane ibyo twebwe tugira gute twibwira kuko imbaraga zayo zigize gute ziri kandi ngo zidukoreramo. Uwo ni Pawulo. Kuko Pawulo yanditse izandiko 13 zigabuye mu bice bine. Nta mpamvu zo kwisobanura kuko turasha mu ijuru. Zamura ibiganza. Haleluya! Haleluya! Bwana sifiwe. Nuko ibasha gukora cyane. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira kuko imbaraga zayo zidukoreramo. Imbaraga zima. Ariko turasenga uriya mugabo uri inyuma. Imana aneretse ipepo bamuteze mu kirato kugira ngo bazamuce mu kuguru akoze impanuka. Nafashwe neza beno. Haleluya! Haleluya! Haleluya!
wanasifiwe Toloma. Nukuri yeme muri abarevera itiririjiya y'intuze nyine yijanye na theology kukera twayisha ariko twinje mu buryo bw'umwuka ko nari mvuze ko turamusengera ariko turamusengera nyuma uramuvandi muri inyuma hahika Imana gezibona inyuma n'imbere Zose. kandi Imana yaneretse inyenyeri Zibiri. yanyeretse inyenyeri zibiri kandi izo nyenyeri ntizizazima abazazigwanya bose ahubwo bazakora impanuka Bazatsindwa. niko Imana binereza ako yeme ndafashwe bene ibi ngibi Bwana sifiwe sana yeme Yesu avuye mu gihugu avuye muri Yudaya muri Bethlehem mu gihugu cy'Yudaya none amaze kwavukira yavukiye mu muvure kandi twese hano ntawuravukira mu muvure twese twavukiye mu bitaro bazana amahuzu meza ariko iri haruguru ntayarahari iri hariho malake esima tugeze hano muri ville no basama barurunga amahuzu menshi cyane ukazugira ngo umwana bagiye kumugemurira ariko yeme umwana wavutse nuko ariko leleka 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 Ka. Leleka. leleka Bwana sifiwe hano amakomantere ya Bibiliya avuga ngo warangise marayika ngo aramanuka abwira Yosefu na Mariya nabwira ngo nimugende muhungire muri Egiputa kuko umwana bagiye kugira utabagiye kumwisha none ga nimuhaguruke mugende barangise ngo bagere leleka Leleka. Ngiya nuko bagere mu nzira bararara bwari bwisha basanga kana nako kagiye mu ijuru barangise marayika aramanuka arababwira ngo mwebwe gusa mabwira Mariya na Yosefu takindi mukora mugende muzana amazi mu ibase nimurangiza muhagire Yesu kuko Yesu yari afite ubucafu yiri wagenda ku mugongo muhagire Yesu numurangiza mufate cya kiziga kakakana nako mukaviringite muri y'amazi nimurangiza mubone ibitangaza by'Imana bibasha kuba barangize ngo buhagira Yesu neza baramuhagira reverano baramuhagira buhagira ka Yesu akana gato kakiri gato barakuhagira ucavu bwose busigara muri y'abase nuko barangiza bafata ka kaziga kakajya gatoya nako bakarambikemo kama leko Misi maya autre imitation de visite le cosima mais lako Tolo. akana kama gatangira Leleka. le Leleka. leka Leleka. leka Leleka. kama kasamuka akana kama kabakazima kubera ko hari imbaraga zikiza izo mbaraga zikiza zirari twabo ibasha gukora cyane biruta ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira kuko imbaraga zayo ziri zazidukoreramo mwakira ijambo ry'Imana